rwarwana bwoko utajya rukaraba. Hano umunsi nta kigo ngo kize gukaraba. Ugenda mu muhanda rusa urabona ukuntu wagira ngo ufite n'inda hano. Urabizi umunsi uramenya gutanga ko tugiye mu muhanda. Ugera uruhande kuko rwose rwari rukuntu mu muhanda. Gerageza ugenda urukosora kuko ubukize ko tugiye muri none ndakuruka. Urabizi asanga kiri mu rugo ngende agera birebe ko rwakara arwiye korodoga pfo Yesu ngondorera mana yanjye nibyo ngibyo uhirwamo none se ko wagira ngo muri iki ubundi ibi birakuriye ntabwo bindeba ntabwo nari mvuze nabi nyine wagira ngo muri uretse ko bindeba rwose ahubwo kitanakora uzi ko umuntu ibyo mbwiye wasanga basta bajya gukora Sasha umugabo wasanga mbwiye ujya ukora ubundi karaba ujya ukora karaba cyangwa ufite n'indasha ndase ndanazi ubona hari nazo ariko buretse nako reka nkubwire uramuze muti nako byihore mpamvu ujye gukora Jyewe umwana w'Abagesera sinkarabye ikizaba nzamumuti sha sinakaraba. tuvuga ko papa arumva nakara ntabwo nshobora gukaraba ahubwo reka nze mwine What side are you running? mwana ngiye kugwikosora uri n'undi munsi utazongera kubikorera noneho tukoga gusa ahubwo nzajya nidumbaguza mu kigega